nanone urundi rupfu rw'uyu mugabo nawe yitegura kuba umugabo, yari umusore yaragiye kurushinga. Reka twumve uko byifashe. Abantu benshi bari kumenya ibyabaye kuri iyi couple bari gukomeza kurira cyane. Urupfu nanone rwavugishije abantu benshi cyane rw'umwarimu witwa Clement, mwarimu Clement wigishaga imodoka, wagiye uhesha abantu benshi perimi rwose, wagiye uhesha abantu benshi perimi. Katwumve nawe uko byagenze. Amakuru ababaje cyane kugira ngo uwo mugabo uriho uramureba kuri iyo screen yawe, amazina yiwe yitwa Iraguha Clement. Abantu benshi uyu mugabo baramuzi, yaramaze kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda nka mwarimu Clement. Reka tubasuhuze inshuti bavandimwe muduteze amatwi aho mugiye muherereye mu bice bitandukanye. Tumaze iminsi tubabwira gusenga, gufata umwanya wo gusenga cyane muri izi mpera z'umwaka, ariko ikintu gitangaje nuko abantu batarimwo babyumva ngo basenge, ariko nyamara ibintu Imana irimo ivuga biri serious cyane. Turabasaba gukomeza gusenga rero mwuka byaramwe. Ntabwo navuga ko ibintu byoroshye muri izi mpera z'umwaka, harimo haragaragara impfu nyinshi kandi zirimo ziza zitunguranye, ibintu navuga ngo bitari byiza, ibintu navuga ngo biri mu gutuma tubura abantu bacu twari tugikunze ko gukomeza kubana nabo. Rero mwuka byaramwe ndabasaba gukomeza gusenga, mukomeze musenge, ariko mbere ya byose reka tubanze twumve nanone urundi rupfu rw'uyu mugabo nawe yitegura kuba umugabo, yari umusore yaragiye kurushinga. Reka twumve uko byifashe. Abantu benshi bari kumenya ibyabaye kuri iyi couple bari gukomeza kurira cyane. Nanone ni wa mujyo w'ibyo dusanzwe nanone tubagezaho bitewe n'ibyabaye kuri iyi couple. Reka mbanze nihanganishe abakristo bo kuri ADPR Rubavu Ebeneza, ndabihanganishije kubw'iyi nkuru, ariko kubera ko musenga muzi igisobanuro cy'urupfu rw'umukiranutsi, muzi igisobanuro cy'urupfu, no kuri mwihangane tuzongera guhura n'uyu muvandimwe mu gitondo cya kabiri cyo kuzuka. Byagenze gute? Bimeze gute? kugira ngo wagiye ubona kuri iyo screen yawe amafoto agiye atandukanye, n'amafoto amwe namwe uri buze kuza ko wabona agaragaza couple yari ivuye gusezerana mu murenge. Ni couple yakoze sivo mu kwezi kwa 10, mu mpera z'ukwezi kwa 10, mu matariki 20 niho bagiye mu murenge. Ubwo wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa 10, wa kane wasoje ukwezi kwa 10 nibwo bagiye gusezerana mu mategeko cyangwa se mu murenge hariya mu karere ka Rubavu. Ni couple yari ifite ubukwe, bari bafite ubukwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12, 2025. Abari bafite ubukwe, iyo couple uri urareba kuri iyo screen, ni Umulisa Kazeneza, umusore yitwa Tresphore Ntawiringiye iby'isi. Uyu Tresphore Ntawiringiye iby'isi yamaze gutaha. Ni ukuvuga ngo niba kuri ubu ngubu ndiho ndakugezaho iyi nkuru turi ku itariki ya 11, bakaba bari bafite ubukwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12, 2025. Byumvikana neza ko ubwo haburaga ukwezi wenda n'icyumweru, ubwo ni ukwezi n'iminsi ngahera, ni ukwezi n'iminsi 9, nta n'ukwezi n'igicumbi, nta kwezi n'igice nyine kurimo. Kugira ngo abazi iby'ubukwe muzi iyo bigeze iki gihe, iyo hari schedule kuvuga ngo harabura ukwezi n'iminsi mike kugira ngo ubukwe bube,
urabizi haba hari imyiteguro buri kimwe cyose ku mpande zombi baba bari kugerageza uburyo bagishyira ku murongo kugira ngo nyine ibintu bive mu nzira abageni bazagere kuri uwo munsi biteguye. Uyu Ntawiringiye iby'isi yamaze gutaha, yamaze gupfa, ngira ngo icyamwishe ngerageje kuba nacisha amaso ku mbuga nkoranyambaga ibyo abantu bari kugenda bandika ndetse n'ibyo bari kuvuga bazi couple ndetse n'ukuntu Telesphore yatashye bari kuvuga ngo abisi, uri kubaza ngo byagenze gute bakagusubiza ngo n'abisi. Hari n'umuntu wanditse ku mbuga nkoranyambaga wa postinze iyi couple, barangije baramubaza ngo byagenze bite, arangije aravuga ngo ku cyumweru Telesphore yari muzima ndetse twari kumwe muri korali adutumira, ati rwose ari we adutumira mu bukwe, turi kumwe muri korali adutumira muri mariage, none yatashye ejo ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa 11 2025. urumva nyine ni urupfu nyine rwihuse, niyo mpamvu nyine bari kuvuga ngo nababi, kubera ko niba umuntu ari muzima ubona nta kibazo, hanyuma agacamo amasaha makeya arafashwe bigenze gutya na gutya ubutaraza, kumva ngo birarangiye mw'abantu mwe n'agahinda gakomeye. Reba niba ku cyumweru yari muri korali agapfa ejo ku wa mbere ku itariki ya 10 nta n'amasaha ngaha aciyemo, nyine n'agahinda gakomeye cyane. Ababazi bari kuvuga ngo abantu ni babi, ababazi bari kuvuga n'abantu mwe birarenze, ariko byanga byakunda nakunze kubabwira ngo nta rindi shuri umuntu yiga rwose kugira ngo yibere umurozi, ni ikintu bita ishyari. Buriya ikintu wiga, iyo wize kugira ishyari, ishyari niyo digiri ya nyuma yo kugira ngo wibere umurozi. Iyo watangiye kugira amashyari muri wowe ukabona abantu bagiye kugera ku byiza. Yes, ngira ngo murabyumva rero. Uru ni urupfu narwo navuga ngo rwashenguye imitima y'abantu benshi. Uyu musore yiteguraga gukora ubukwe bose muri izi mpera z'umwaka, muri ukwezi kwa 12. Murabyumva yuko ku cyumweru, ku munsi wo ku cyumweru, uyu musore yaranakijijwe, ari umurokore. Ku munsi wo ku cyumweru rwose uyu musore yari ari muri korali, arimo ahimbaza Imana, aramya Imana, bose ubona nta kibazo na kimwe afite mu mubiri we. Arimo agenda atumira n'abantu, abwira abantu ati nyamara mukwiriye kuzantahira ubukwe, mukwiriye kuzaba mu bukwe bwanjye. Kumbe umugani w'uyu mugabo ngo ni ababi rwose. Ndababwiza ukuri yuko muri iyi si barahari pe. Maze iminsi rero mbabwira ngo muri izi mpera z'umwaka bavandimwe turasabwa gusenga, kuko ababi ntabwo batworoheye. Ababi, iyo tuvuga ababi egare abarozi, abarozi ntabwo navuga ngo boroshye. Muri izi mpera z'umwaka barimo baratamba ibitambo cyane 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 kugira ngo abantu badasoza uyu mwaka. Biragusaba rero muvandimwe gufata umwanya wo kujya usenga. Maze iminsi mbwira abantu mbabwira ngo ugiye kuva iwawe mu rugo banza usenge, utashye banza usenge, ikintu cyose ugiye gukora banza usenge. Ugiye kurira ikinyabiziga runaka, yaba ari moto, yaba ari imodoka yawe utwaye cyangwa se uri n'imo z'abandi, banza usenge, sibyo? Kubera iki? Kuko abarozi bashinyitse amenyo. Kuko ntabwo wasobanurira uburyo uyu musore wari muzima ku cyumweru yari muzima rwose, nta kibazo na kimwe afite, arimo atumira abantu mu bukwe bwe. Ngira ngo muraza kubibona mu mafoto twagiye ducisha hano kuri screen.
amafoto y'uyu musore warimo witegura gukora ubukwe, arataha nk'uko nawe ushobora gutaha utashye iwawe mu rugo, arataha ari muzima, bumva ko ku cyumweru yari muzima, ku wa mbere biba birarangiye aba arapfuye. Ubu aho tuvugira aha ngaha uyu musore ntabwo agihumeka umwuka w'abazima, yamaze kuva mu mubiri. Mwuka byarawe, ni gute wasobanura uburyo umuntu utari urwaye, umuntu wari muzima, umuntu wari uri mu myiteguro y'ubukwe, umuntu wari urimo utanga ama invitation, umuntu abantu bari bamaze kwitegura gutahira ubukwe, mwuka byarawe, sobanurira uburyo uyu muntu ahise apfa muri ubwo buryo, urwo rupfu rutunguranye, muri ubwo buryo buteye gutyo. Umugani w'uyu mugabo uko yabisobanuraga, mwuka byarawe, reka mbabwize ukuri, ishyari niryo shuri rya nyuma umuntu yiga agahita atangira kuruga. Iyi si yuzuyemo abanyeshyari, iyi si irimwo abantu bafite imitima yuzuye amashyari cyane. Iyi si ukuntu iteye, umuntu ashobora kukubona nk'uko ubona uyu musore yarimo yitegura kwikorera ubukwe bwe, rwose ubona anezerewe ari kumwe n'umukunzi bameranye neza, ugasanga hariya ku ruhande hari umuntu utishimiye bya byiza agiye kugeraho. Nuko isi iteye. Bose muragira ngo aba bantu bakomeje kugenda bapfa, akenshi usanga babicwa n'iki? Abanyamashyari. Umuntu akakureba akavuga ati ntabwo nishimira yuko ashobora gukora ubukwe imbere yanjye, sibyo? Cyangwa se ntabwo nifuza ko uyu musore abana n'uriya mukobwa. Uranyumva neza? Ishyari rikakuzamukamo ukavuga uti ntabwo buriya bukwe buzaba, ikigomba kubaho nuko ngomba kumwaka ubuzima. Ariko njya nibaza abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo, umuntu ushobora kwifata akambura ubuzima mugenzi we kubera impamvu y'ishyari gusa, ishyari gusa rikuzuye, ukavuga uti reka nambure ubuzima mugenzi wanjye. Wenda turaza kubigarukaho mu kanya. Reka nanone twongere twumve urupfu nanone rwavugishije abantu benshi cyane, rw'umwarimu witwa Clement. Mwarimu Clement wigishaga imodoka, wagiye uhesha abantu benshi perimi rwose, wagiye uhesha abantu benshi perimi. Katwumve nawe uko byagenze. Amakuru ababaje cyane, ngira ngo uwo mugabo uriho uramureba kuri iyo screen yawe, amazina yiwe yitwa Iraguha Clement. Abantu benshi uyu mugabo baramuzi, yaramaze kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda nka Mwarimu Clement. Niba mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye, mwagiye mubona amashene menshi yagiye yamamaza ibyo akora. Singiye gukora urutonde ngo yishene yicano yaramwamamaje gutya na gutya, n'ubu yamwamamarizaga. Gusa abanyamakuru benshi ba hano mu gihugu cy'u Rwanda bamamarizaga Mwarimu Clement. Mwarimu Clement yigishaga amategeko y'umuhanda, agafasha abantu bagiye batandukanye kubona impushya z'agateganyo ndetse na permis. Yari umuhanga byo ku rwego rwo hejuru, kubera ko ni benshi yagiye afasha, ukagenda ugakora rimwe gusa. Kumwe wagendaga ugakora inshuro 5, ahandi byaranze, oya, wageragayo akagufasha pe, ukabona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ndetse hari abanyamakuru benshi bano mu gihugu cy'u Rwanda, ibyamamare bigiye bitandukanye, Mwarimu Clement yafashije kubona cyangwa se kuba yatanga serivisi. Sinzi uko nabikubwira, kubona ama provisoire, kubona permis. Ni abanyamakuru benshi ba hano mu gihugu cy'u Rwanda yagiye yigisha, bakabibona gukora rimwe gusa ugahita utsinda. Yari umwarimu w'umuhanga. Mwarimu Clement yaramaze kumenyekana hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'ama auto école, ibigo byigisha gutwara imodoka, kubona impushya z'agateganyo. Yari umuhanga wo ku rwego rwo hejuru. Kuri ubu ngubu Mwarimu Clement is no more. Mwarimu Clement ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Mwarimu Clement abantu benshi bakunze. Mwarimu Clement amacaro menshi yamamaje ko mu by'ukuri ari umuhanga mu bijyanye no kwigisha gutwara imodoka ndetse n'amategeko y'umuhanda.
uyu mugabo ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Urupfu rwiwe byagenze gute, bimeze gute? Hari abari kuvuga ngo yarohamye muri Muhazi, ngo agiye koga arohama muri Muhazi arapfa, ngo kugeza n'ubu ngubu umubiri we ntabwo uraboneka. Bimeze gute? Ukuri ku rupfu rwa mwarimu Clement byagenze gute? Ariko ni inkuru ihayilayitinga byinshi ducamo nanone bya buri munsi. Njya nkunda kubabwira ngo we die fighting. Nyine icyo wabura nacyo cyose dupfa turiho turagerageza, dupfa turiho turirwanaho ngo turebe uko ejo ha famiye zacu haba heza, ejo hacu haba heza, cyangwa se twagira icyo twakwigezaho. Mwarimu Clement yashenguye abantu benshi cyane. Mwarimu Clement nk'uko buri umwe wese agira uko apanga gahunda ziwe, mwarimu Clement ejo yapanze gahunda ziwe z'umunsi. Ejo ku itariki ya 10 yari afite gahunda mu karere ka Gicumbi. Hari gahunda yari afite mu karere ka Gicumbi, nyine gahunda ziwe tutabashije kumenya. Hanyuma uyu mugabo arangije agaruka mu mujyi wa Kigali. Uyu mugabo yagize gutya mu masaha ya nimugoroba yerekeza kuri Muhazi, kuri imwe muri hoteli zo kuri Muhazi. Kora abantu bamubonye kuri Muhazi. Uyu mugabo arangije yegera ngo imwe muri hoteli zo kuri Muhazi. Murabizi ukuntu Muhazi imeze, hari amahoteli nyine ubusanga ari ku nkombe, ku buryo ubona hoteli ukabona ni nziza, kuruhukiramo ukabona ni byiza, ndetse ugasanga bafite serivisi zigiye zitandukanye. Mwarimu Clement arababwira ngo ndabizi. Hanyuma bazana ibikoresho byose, nyine nk'umuntu waje usaba serivisi imwe bishyuza amafaranga, urumva rwose kwemera no kujya gusuzuma umuntu ngo azi gutwara ubwato n'ibiki, kandi bibabwiye ko azi kubutwara akishyura. Ni serivisi nyine bacuruza. Maze ibyo bikoresho barabizana, ubwato uraho ngaho, doko buri kimwe cyose nyine gikenerwa mwarimu Clement barakimuhereza nyine mu bwato, yinjiramo arangije aratwara. Uyu mugabo yari yambaye ngo ya jacket life, irinda umuntu kuba yarohama mu bwato cyangwa se mu mazi igihe ubwato bukoze impanuka cyangwa se bugize ikibazo. Uyu mugabo ngo yagiye metero zigera kuri 50 ari muri ubwo bwato. Arangije babona ngo doko barahunga nyine bamuhereje ubwo bwato kuri hoteli, babona ya jacket life arayiyambuye. Arangije ayirambika ku ruhande ariko mu bwato. Bagiye kubona ngo babona mwarimu Clement arahagurutse asimbukiye muri Muhazi. Birumvikana abakozi baraho ngaho ku nkombe bareba ibiri kuba, bahise bihutira kuba batabara. Baravuga bati umuntu asimbukiye mu kiyaga, asimbukiyemo hagati avuye mu bwato arasimbutse. Barikanga bati ibintu ni ibiki umugabo, ibi bintu ni ibiki akoze? Bava aho ngaho nyine bajya kumutabara, ariko bagezeyo mwarimu Clement yamaze kumira ndetse yamaze no kwibira. Murabyumva rero, namwe mutekereze uyu mugabo witwa mwarimu Clement, impamvu bamwise mwarimu nuko yari umwarimu n'ubundi, ariko n'amakuru dufite nuko n'ubundi yize education muri kaminuza haya muri Kiye. Yize education cyangwa se ibintu bigendanye n'uburezi, nibyo yize. Nyuma mu kwihangira imirimo nyine nk'uko leta y'u Rwanda n'ubundi ikomeza kugenda idushishikariza kwihangira imirimo, mwarimu Clement aza gufata umwanya aratekereza, aravuga ati wakwihangira umurimo n'ubundi wo gushinga auto école yigisha ibintu by'amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga mu muhanda. So uyu mwarimu Clement yari umugabo navuga ngo umuhanga, yari umuhanga cyane. Cyambere bumva ko yarajijutse, yari yarize, yari afite licence muri education. Ntabwo yari umugabo w'umuswa rwose, yari yarize, yarasobanutse.
Ikindi mu bintu abantu benshi bari bamuziho mwarimu Clement nuko yari umugabo w'umuhanga cyane mu bintu bigendanye no kwigisha imodoka. Iyo yakwigishaga imodoka ukajya gukora ikizamini cyo kubona perimi wakoraga rimwe. Hari umubare munini cyane w'abanyamakuru hano ku mbuga nkoranyambaga kuri social media yagiye ahesha amaperimi mu buryo butandukanye. Ibintu navuga ngo byo gushimirwa cyane rwose kuri mwarimu Clement. Ntekereza ko n'uyu munsi ashobora kuba harimo abantu yari arimo yigisha, ubu bo urumva ko buzuye agahinda kenshi cyane. Harimo aba yarimo atoza yigisha gutwara imodoka mu muhanda, biteguraga no kugira ngo wenda bakore n'ikizamini cyo kugira ngo babone perimi. Babwiye yahesheje abantu benshi impushya zo gutwara ibinyabiziga, harimo nk'abariya ba Philipita, bafite ibitangazamakuru bya The Choice, ni benshi cyane. Uwo ni umwe mbashije kuvuga, ariko wumve ngo ni abanyamakuru benshi cyane hano ku mbuga nkoranyambaga yagiye ahesha impushya zo gutwara ibinyabiziga, kuko yari umuhanga cyane mu kintu kigendanye no kwigisha imodoka rwose. Ntabwo nayica ku ruhande, ndamutangira ubuhamya. Hanyuma rero ikintu ushaka kugarukaho ni iki ngiki, mwabiteze amatwi mwabyumvise. Tekereze umuntu nguwo w'umuhanga, mu mashuri yarize kwigisha ibinyabiziga, mwabyumvise ukuntu yari umuhanga. Tekereze umuntu nguwo gufata icyemezo akavuga ngo reka ngende ninage muri Muhazi, nijugunye muri Muhazi niyahuri. Hari ikintu ushaka kugarukaho mbere y'uko tunasoza, kuko sinifuza yuko nza gutwara umwanya muremure cyane, kuko intego y'icyo ushaka kubabwira ndaje nyibabwire. Maze iminsi nk'uko nakomeje kugenda mbabwira gusenga cyane muri izi mpera z'umwaka. Maze iminsi mbashishikariza gusenga, mbabwira ngo muve mu mikino musenge. Hari ubwoko bw'abarozi bari mu gutongeraho abantu ibintu, bakabiguhuheraho, bakavuga bati reka tumwangaze cyangwa se reka tumuteze kwiyahura. Kubera iki? Kuko nubwo rimwe na rimwe abantu batekereza ngo ni ibibazo byabanye umuntu byinshi cyane mu mutwe, bigahita bimuteza gufata kiriya cyemezo cyo kwijugunya mu mazi akiyahura. Abandi bati wenda ni imyenda ashobora kuba yari afite muri banki, abandi bati n'ibibazo byinshi bitandukanye wenda yari afite byamugoye, wenda byo mu rugo rwe n'ibiki byose. Usanga iyo umuntu yapfuye usanga haba hagenda havugwa ibintu byinshi. Ariko jyewe reka mbabwize ukuri, kuri iyi si abantu bose dufite ibibazo, nta muntu n'umwe udafite ikibazo muri iyi si rwose pe. N'ubu nawe unkurikiye kano kanya, ni ukuri kose uwazana akuma gapima ibibazo wasanga nawe ibibazo bifite, sibyo? Ariko ntabwo kugira ibibazo bisobanuye gufata icyemezo nka kiriya cyo kuvuga ngo ibibazo niba byambanye byinshi reka ngende nijugunya muri Muhazi nibwo ibibazo biza kurangira. Oya, icyo cyemezo ntabwo ari cyo. Ariko mu isi y'umwuka, urebeye mu isi y'umwuka, ntabwo umugabo nk'uriya warusobanutse kuriya, wize w'umuhanga, ashobora gufata icyemezo nka kiriya navuga ngo cy'ubugwari cyo kugenda akijugunya muri Muhazi. Hariya mwuka byarabwiza ukuri, haba hari ikindi kintu kibyihishe inyuma, haba hari indi myuka yindi ibyihishe inyuma, haba hari undi mwuka runaka uhishe inyuma ya kiriya kintu, ushobora gupushinga umuntu ukamubwira ngo genda wiyahure. Cyane abarozi barakora, abarozi bariho, abarozi barimo baradutwara abantu umunsi ku wundi. Murebe nk'uriya musore twahereyeho tuvuga inkuru ye, uriya musore nawe wapfuye witeguraga gukora ubukwe mu kwezi kwa 12. None mutekereza ko uriya musore yapfuye kwifata gutyo, aba arapfuye nta bantu babigizemo uruhare kugira ngo bamwice. Ndavuga abarozi. Gusenga cyane. Nabasaba rero nsoza, buri muntu wese ave mu mikino asenge. Niba ufite abana ubasengere, niba ufite urugo rwawe urusengere, usengere ubuzima bwawe, usengere umuryango wawe,
fata umwanya usenge uhagije, fata umwanya uhagije usenge, kuko muri iyi minsi navuga ngo ya nyuma isoza uyu mwaka, abarozi barasamye, abadayimoni barasamye, ariko ibyiringiro nanone navuga ngo dufite nk'abana b'Imana nuko dufite ijambo ry'Imana, sibyo? Dufite ijambo ry'Imana. Fata ijambo ry'Imana urihagararemo, urisengeremo. Iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 54 n'umurongo wa 17, haranditse ngo ariko nta ntwaro n'imwe yacuriwe kuturwanya izagira icyo idutwara, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kutuburanya ruzatsindwa, ruzatsindwa, ruzagobwa, ruzateshwa agaciro n'Imana. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo hagarara mu ijambo ry'Imana, mu misengere yawe, mu gusenga kwawe hagarara mu ijambo ry'Imana, sengera mu ijambo ry'Imana. Urugero niyo wasengera muri Yesaya nk'uko maze kubikubwira ibice 54 n'umurongo wa 17, ugasenga uhagarika ibitambo byose abarozi bari mu gutamba ku bantu, ugasenga ubyirukana, ugasenga ubyikokoraho, ukitwikiriza amaraso ya Yesu Kristo. Ndahubwiza ukuri yuko ubuzima bwawe buraza kuba amahoro, ariko nurangara akazi yako. Nibyo rero nanje kubabwira, kugira ngo abantu musenge, nanje kubabwira ngo musenge, muhaguruke musenge. Muri izi mpera z'umwaka abadayimoni barasamye, abarozi barasamye, kugira ngo batware abantu, kuko buriya kenshi uzasanga mu mpera z'umwaka ariho isi y'abarozi cyangwa se abarozi aba ariho bari mu gutamba ibitambo byinshi ku bantu. Rero abana b'Imana aho muri mu mpande z'isi zitandukanye, turabashishikariza gusenga, turabakangurira gusenga, turabakangurira kwambara imbaraga mugasenga, mugahagarara mu ijambo ry'Imana mukarisengeramo, mukitwikiriza amaraso ya Yesu, mugatwikiriza amaraso ya Yesu imiryango yanyu, mugatwikiriza amaraso ya Yesu abana banyu bose. Ibyo nubikora uburinzi bw'Imana buraza kukubaho. Kandi tubashimire cyane kuba mwadutiza amatwi, mwadukurikiye. Ibiganiro byacu n'ubundi nakagaruka hano kuri Yesu Arakiza TV. Nizere yuko inama mbahaye cyangwa se impuguro mbahaye icyo mwakora muri izi mpera z'umwaka muyumvise. Mugire amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Mwakoze cyane kudukurikira. Ibindi nakagaruka n'ubundi hano kuri Yesu Arakiza TV. Shalom shalom.